ngawe ubyuka wicara muri televiziyo fata ujya gufurira imyenda mereza hano mereza jya gufurira imyenda haguruka vuba vuba kira vuba ihute cyangwa wahereye umuntu abyukira muri televiziyo ihute Umurima. Halo? Ngo Claude? Kora umeze ute muvandi? Umeze mute bavandimwe nkunda? Tumeze neza muvandi. Ahubwo se nizere ko muginga atari kugufata nabi. Oya ni muhumure ibintu byose ni sawa nta kibazo. Ahubwo mba mbahangayikiye nibaza uko mumerewe, nibaza mwebwe uko ubuzima nyine bwamerewe muri iyi minsi. Ahubwo sikava nisakarihe ko nari kukumva. Mume nawe mwumbuye kumuvugisha nuko kameze. Aha. Uzi ukuntu yishimye nawe. Afite ibyishimo byinshi cyane ahubwo shakaga no kukuvugisha. Bicecekeye ko konze kumvugisha. We nawe ushaka kunyumva? Ntashaka ndagukumbuye ahubwo mukiza yari afite amagambo menshi yatumaga nakubwira ukuntu ngukumbuye. Uzaza ryari se ahubwo? Shano kuri turagukumbuye cyane pe. Yuko nazo twavugisha. Cyo bakubye. Oya Mabuja. Nta kibazo ndaza kuba mbavugisha. Ndaza kuba nongera kubavugisha nari. Halo? Halo? Mana yanjye use ko ahise akupa pe. Dore. Nasubuka ahise akupa we kandi numvaga nishaka kumuvugisha. Ntabwo mbizi impamvu ahise akupa. Ntabwo Sivani. Ukurikije ukuntu uzi Claude, umvishe yavugaga nk'umuntu wishimye. Ngiye Claude ndamuzi. Iyo yishimye niyo atishimye ndabimenya. Asanga cyane bigiye kimufata nabi. Cyangwa se n'umugore we akaba amuza ku nkeke. Akavunuzi. Tugomba kugira icyo tubikora. Gusa ni iki twakora? Claude nagaruka ntuzongera gutuma agenda.
Yesu we, navunitse we, akaboko kanjye. Ese Mabuja, akaboko kagiye Yego we, ahubwo ariko karakurya cyane. uretse gato akaboko kavunitse. Mabuja, humura nta kibazo akaboko kagize. N'igufwa ryari rivuye mu mwanya wanjye ariko umeze neza. Ahubwo reka turebe ka kaguru niba ko noneho nta kibazo gikomeye kaba kagize. Mabuja, umuri umeze neza ntariwe. Ni umutsi wari wikanze nta kibazo kabisa. Ahubwo nyine ushatse waba ugiye kuryama ukaruhuka kugira ngo umubiri wawe ukomeze kumererwa neza kurushaho. Nk'ibisanzwe iryo joro nararyamye, gusa sinzi wagira ngo hari icyari cyahindutse kuri njye cyangwa se mu buzima bwanjye. Nabuze ibitotsi, ariko noneho bidatewe n'uko ndi guhangayikira abavandimwe banjye aho nabasize mu cyaro, ahubwo byari bitewe n'uko nakomezaga kwibuka ibyabaye ubwo nakandaga Mabuja, ngakomeza kwibuka ukuntu yandebaga njye ndi kumukandira aho yavunitse. Shiri, nandikiye ko mba nagushatse. Shiri wambabariye ko mba ninaniriwe, mba nkeneye kuruhuka, mba niranwe stress z'akazi, uranshaka se ngo rugende bite? Mbabarira pe, ndinaniriwe, reka niruhuke. Ariko Shiri, niba ni inshingano zawe, kubaka urugo ni inshingano zawe. Shize arambwiye ngo urwaye umugongo, none n'ubu urambwiye ngo urananiwe. Inshingano zanjye iki? Baby, jya umbaza ibijyanye n'amafaranga, umbaze buri kimwe muri uru rugo, ariko iyi ngingo ujye ureka nyikwibariza. Ndeka niruhukire, ibindi turabivugana mu gitondo ntananiwe, please. Iryo joro ntabwo ryakeye nk'ayandi yose. Cyakoza nk'ibisanzwe narabyutse nteka icyayi ndagitegura ku meza nta kibazo. Olivier abyuka ari wenyine anywa icyayi, nawe ntiyigeze asoza kunywa icyayi yahise abita aho ngaho arasohoka arigendera. Ubwo nanjye nahise nza nirukanka ndeba ko nakwirwanaho, ariko mpita nisohokera njya hanze njya kwiyotera akazuba. Nk'ibisanzwe narabujijwe kwicara muri salo.
waramutse koro. Ikintu cya mbere cyantunguye muri icyo gitondo ni ukuntu Mabuja yaje akansuhuza ngo waramutse koro. Naratunguwe cyane, ubwo yahise amfata akaboko arankurubana anjyana mu nzu. Nagiye mu nzu ndi gukeka ko hari ibyo natunganyije neza, kandi koko byari bihari. Mabuja, rwose mumbabarire kuba nibagiwe kujyana bino bikomeye wongeye kubyoza. Ni ukuri mumbabarire kandi byane. Ntabwo ariyo mpamvu tunyabuza namba, ahubwo icare tuganire. Icare neza. Mbere na mbere mbanje kugushimira, aje yataba wowe mba naravunitse. Ikindi kandi musabye imbabazi, nari naraketse ko kubera ko uhora ucecetse uri umuntu mubi, ariko naje gusanga uri umuntu mwiza cyane. Murakoze Mabuja. Oya, nitwa Jessica. Kuri uyu munsi nyita Jessica. Ahubwo se mwibarize, wamenye gute ko ejo ntavunitse ahubwo akaba ari gufwa ryacomotse? Byose ni papa wanjye mbikesha. Papa wanjye niwe yanyigishije ukuntu ushobora gukora ku muntu ukamenya ko yavunitse, cyangwa se ari umutsi nyine wikanze, cyangwa se ari nk'igufwa ryacomotse. Ahubwo se ko numva mu kaguru hanjye ejo naba naravunitse. Ko nzi ko narebye nkabona ari umutsi wari wikanze gusara. Kereka wenda niba narasuzumye neza. Ndumva ari kundya. Kanongere murebere nta kibazo.